This is Mr. Celestine Rutayisire alongside with Mr. Norbert Sedo wacu twemera cyane ariko agira amafuti nk'ay'ibenzi ahari sinzi abantu benshi ngo bashidikanyaho kuba yarabaye Sedo ariko babiri bivuga akanga akabayobora n'inkoni y'igitugu. Sedo amakuru ya amakuru meza Celestin namahoro nuko ndabona ukomeye nka Pierre cyane Pierre ni ndabona kuguma n'ikiba ndetse icyo kubura aho ngaho ukomeye uje umuntu muri stable kavuga ngaho muri stable uraho ngaho unyuzwe n'uko ari nta kibazo afite. icyo ni ikigoyi niba atari igishi ikigoyi ariko ni ururimi nyarwanda rurimo rumvikana nta kibazo. Yego sinzi niba ari ikinyarwanda kandi tutakiga ku ishuri kuko yiga ko ntasimbutse ibi byabaye ikinyarwanda gusa cyane ibyaha bindi muri domaine yanjye ururimi nkunda cyane ikinyarwanda ni ikinyarwanda nawe ndi umunyarwanda impamvu ugira ute niyo mpamvu dukunda ariko uvuze si ubunyarwanda so kuba ni ikinyarwanda ntabwo gushyoma gushyoma bavuga ushobora kunsobanurira ijambo gushyoma icyo ari cyo. Abantu badukurikiye ndimo ndakoresha ijambo ndi gushyoma, ese gushyoma ni iki kugira ngo nadukurikiye bashobora gusobanukirwa ijambo gushyoma icyo ari cyo. ubundi rero ujye ntabwo nkunda kubeshya wowe wanyishomba yo wagiye kugira uti ndi mwiza mu kinyarwanda ariko nakubeshya nanjye simbizi ibyo ndi mu kinyarwanda cyane cyo ntabwo bavuga ngo ndi mwiza bavuga ngo ndi igiti uriya rero akamubwira intyoza mu kinyarwanda. Yego iki tuvuge igitoki cyangwa se ikijumba cyahiye kitahiye cyangwa se ni kinapfuye nyine kiri aho ngaho kiri hagati bakita iki ushobora kukita igipfube ariko hari ubundi buryo bakita umukucu. Mu kinyarwanda ni intiti. What is intiti? Intiti ni umuntu w'umuhanga mu byo akora, ni umuntu w'umuhanga mu byo akora cyangwa mu byo avuga kugira ibintu avuga azi inkomoko yabyo, azi buri kimwe cyose kigizwe cyerekana ibyo avuga cyangwa ibyo akora ku buryo atari ibintu bimusaba gushakisha cyangwa gutekereza. Buriya rero njye nigeze numvisha abahanga benshi harimo ndamwemera cyane mbese ndamutse nemeranyije n'imvugo yawe navuga ngo ni cyane mu mateka yaranze u Rwanda ibikingi abami ibintu byose ariko ntabwo ajya yemereje afinite reka musabe twanze ikiganiro cyacu. Ahangaha turi muri Bugesera umurenge wa Musenyi akagari ni Akanyagibika. Nk'ibisanzwe turi abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye muri kaminuza INRAC ishami rya Kigali, dukurikirana isomo ry'amategeko mu ndimi z'amahanga icyo bise law. So ndashaka ko dusobanurira abadukurikiye ikinyarwanda ni akahe kamaro, tukaba tukiga ubuvanganzo buri kimwe cyose ujya umuntu amenya ngo ese ikinyarwanda kitumara iki, kera byari bimeze gute ugereranyije n'ubu ngubu. Nabwo turaza ko rya jambo ukoresha gushyoma. Yego twatangira mwikaze nkambwira ikinyarwanda ese turibanda ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda ushobora kumbwira kera naganiriye na papa dore byacumba ni ngo utaganiriye na se nta byo sekuru azavuze. Ese ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera cyane kubera ko akenshi abantu bato nkatwe twigira nk'aho tuzi ibintu byose kiboroza wazaniye kariya kantu wirofa ukumva amaraso ku mubyeyi ariko buriya umuntu yaguca imyaka akoresha byinshi kuko iyo ni umwaka maze hanze n'ubundi ku ishuri mu mwaka umwe cyangwa hari ibintu nigenda mbona ariko bitandukanye n'ibyo nabonaga nkiri ku ishuri. Bivuze ngo none ibaze umuntu kurusha imyaka 30 uwo muntu aba ari inzu y'ibitabo yigendera
gusa nanone ntabwo nemera yuko abantu bose bafite base bashaje ariko base nabo bafite ikintu kuko n'injiji zirasaza. urakoze cyane ko muco mu ijambo hari akantu uvuze keza cyane rwose ndagushimiye mu buryo n'umuntu ukabona inzu y'ibitabo. iyo uvuze ijambo inzu y'ibitabo abenshi bumva ko ari inzu irunzemo ibitabo. ese wowe nk'umuntu wasomye cyangwa se usobanukiwe n'ikinyarwanda, iyo babwiye umuntu ngo uri inzu y'ibitabo baba bashatse kuvuga iki? ubundi se ibitabo bibaze ibitabo ubundi hari umunyamakuru nkunda bita Dashim uvuga ngo uri gusoma ibitabo no kuvugana n'abapfuye. yego ku ruhande rumwe n'ibyo ku rundi ruhande si ibyo kuko abandika ibitabo abantu bakabisoma mu ntoki. yego rero iyo bavuze ngo umuntu ni inzu y'ibitabo biba bisobanuye iki? n'ubundi ibitabo ni impapuro zanditseho amagambo usoma akagira ikintu tumarira ikintu ufata. rero aya magambo yaravuye mu bitekerezo by'umuntu avuye mu muntu ntabwo yavuye muri alien cyangwa se ku biti cyangwa rero ngo ni ibitekerezo by'umuntu yiyumvagamo mu mutwe cyangwa se yafashe akabihindura mu nyandiko buri muntu wese abasha gusoma akumva. rero iyo umuntu urebye kuriya nubwo utambitse ibitabo utagaragaje ibitekerezo bya mu mpapuro ariko nawe uri igitabo kikite. urakoze cyane. iyo bavuze ko umuntu ni inzu y'ibitabo baba bashatse kuvuga ko ubumenyi ushobora gukura mu isomero mu ndimi z'amahanga muri library ni uko ubumenyi bwose bwakubiye aho ngaho wa muntu mpuye cyangwa se bise mu inzu y'ibitabo aba ashobora guhita gusakaza no kumenya. nabashyize muri library tuzi izi zigezweho tuvuga amasomero turakoresha ikinyarwanda ariko ushatse kumubwira ngo nubwo utabishyize mu nyandiko abantu gusoma ariko ibyo wababwira ni amasomo ubitse bya bintu biri mu mpapuro wowe ubitse mu mutwe. Okay, nyemerera twanzike ndashaka ko dusobanura dukurikiye mu kideka y'umuco nyarwanda cyangwa se mu kinyarwanda cya mbere ndetse no ku ishuri baravyiga twageragamo icyo bise ubuvanganzo. ubuvanganzo wawuzi icyo ari cyo? ubundi ubuvanganzo ntabwo nk'uko nabivuze ntabwo ndi intyoza bijyana korana gusanga ko hari ikintu urimo n'imyitozo ariko ibyo ni byo bingira uri mu ndimi z'amahanga reka tuvuge mu kinyarwanda bavuga ko ibyo ni byo bingira umuntu wahatari mu ndimi z'amahanga ariko ibyo bingira umuntu wahatari kuko hari umunyamahanga yapfuye yavutse mu mwaka hagati y'ibihumbi bibiri mu mwaka 399 muri Yesu Kristo igihe babaraga basubira inyuma yari afite imyaka 50. nawe wigeze kuvuga ngo I am so intelligent because I really know that I know nothing. Yes. That thing icyo cyamutumaga kumva yuko nta kintu azi, nta kintu ari mwiza, nta kintu ari mbese afitemo expertise irenze. Ibyo byatumaga ahora kubera iki namenye ibintu, kubera iki namenye ibintu. Gahora afite ubushake bwo kumenya ikintu. Rero ibyo bintu nanjye bikomeza biragoye kwasanga ikintu biragoye. Ntabwo bigoye. Muri sosiyete bakunda kuvuga ngo akazi kazira ntanze kandi ubushaka n'ubushobora. Iyo se ni imigani urumva ko twanditse ubuvanganzo. Mu kinyarwanda tubizi ubuvanganzo ni ibihangano, ibyanditse, imivugo, imyandiko, ibisigo, bwose n'iki n'ubuvanganzo. Muri make ni ibihangano. Ubuvanganzo ni ibihangano. Nyuma mu buvanganzo twagera mu cyo bise ubuvanganzo nyabami n'ubuvanganzo nyarwanda. Ubuvanganzo nyemvugo nyabami n'ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda cyangwa se muri Rwanda. Ibyo bice byombi bumva abami gusa cyari cyo. Yego hari ingoma y'abami nubwo atari dufite nona. Yego dufite Repubulika. Yego dufite yego ni Repubulika. So mu kinyarwanda ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda twagiragamo ibintu byinshi dusangamo. Ushobora gutekereza ese ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda byari iki? Wibuke ko nagusobanuriye ko ubuvanganzo ari ibihangano.
ibyo ngibyo birahagije uvuze ngo uvanga iyo ubwiye umuntu ngo ndashaka kumenya ubuvanganzo cyangwa se njya mu nganzo, hari bakunda gukoresha ngo njya mu nganzo, ngiye kujya mu nganzo nzabazanira umuvugo, jya mu nganzo twiyereka uwo uri we, amagambo nk'ayo yakunda gukoresha. So iyo babuze ubuvanganzo nyemvugo nyarwanda byari ibihangano muri rusange byakorerwa muri rubanda. Tuzaza gusangamo imivugo, ibisakuzo, ibitutsi, kuganira bisanzwe, ibyivugo by'amahomvu n'ibindi byose. Twagera mu buvanganzo nyemvugo nyabami niho twasangaga ibisigo byaturwaga abami ba Kigeli, ba Kigeli bandi bose, abo bose bari abandi batwaga ibisigo. Hari ibihangano babahangiraga babashimira ibyo bagezeho, uburyo bayoboye igihugu, bivuga ibisekuru by'abami n'abamikazi n'abagabekazi. None ndatekereza ko abamikazi n'abagabekazi cyari cyo. Ubushize hari umuntu kutubaza mbese ngo umwamikazi ngo ni iki? Umwamikazi ngo nyina w'umwami. Urumva ni ukudasoma, ariko ubundi bavuze umwamikazi ni iki? Umwamikazi ni umugore w'umwami, ko nyina w'umwami ni umugabekazi, noneho umwana w'umwami akagikomangoma. Kugira ngo ubundi abantu basobanukirwe ibintu byaje musomakazi, bajya bamenya ko yego iki bintu bisoma. Kazi nyira abaza Habimana, ugahita wumva undi nyira Habimana, uhita wumva ko byanditse igitsina. Yego, bivuze ngo ni abantu bose, ntabwo bivuze ngo ni inyamaswa bose ni abantu. Yego. Urakoze cyane. Twakomeza, nakubwiye ubuvanganzo nyemvugo bwo muri Rwanda witwa n'ibisakuzo, harimo imigani, harimo ibyivugo by'amahomvu n'ibindi. Ushobora kubwira n'ibisakuzo bijya bigushimisha iyo wicaranye na papa na mama. Mbere uko twari tubizi mu muco nyarwanda, iyo abana bamaraga kurya cyangwa se bicaye ku mashyiga bayakikije bategereje ko icyo kurya kiboneka, abana basakuzaga na mama wabo na papa wabo, cyangwa se kugira ngo umubyeyi ajye kuryama atari yasakuzana n'abana. Nawe ushobora kujya mu kirenge cyabo ukambwira ngo dusakuzo tubiri twonyine, ambwira ati nanjye noga nicaranye na mama ndibuka ko yarafashije igisakuzo. Imbeho koroye kabyara imbere ya katsi n'ubundi mugani baganira iyo none shirwa usanye mu kinyarwanda cyanyacyo. Ubwo izo ni ingero z'ubuvanganzo bwo muri Rwanda, ariko wagira n'umugani n'umubwira yaba insigamigani cyangwa se umugani mugufi. Insigamigani hariyo yaje Nyagatare. Urakoze cyane. Ese mu bana b'iki gihe urabisi ko tugira ubutego gusoma. Kera iyo wabuze cyangwa se umaze kurya nta kindi kintu ufite cyo gukora, wajya gufata igitabo ukajya mu isomero ugasobanukirwa umugani n'iki, urashaka kuvuga iki, wakomotse he, bavuze kubera iki. Nawe batubwiye ngo yaje Nyagatare. Ese nk'abana badukurikiye bari muri primaire n'abandi bari inyuma yacu, kivuze yaje Nyagatare, ntabwo ubikira bifatse kuko wamfasha make ugasobanura ku buryo abamwe mu bana badukurikiye barabasha gusobanurwa iryo jambo cyangwa se uwo mugani yaje Nyagatare icyo bishatse kuvuga, mbese bishatse kwigisha ibyo muri sosiyete aho dutuye.
yaje Nyagatera insigamigani ituruka mu Gatera, ntabwo nibuka story neza, yego ntabwo nibuka inkuru yose, navuye mu Kinyarwanda ndavanga, ariko ni nabyo no gushora kuko twabivuga ariko ntabwo bujijwe mu ndimi, kuko kuba ushyizeho ururimi rw'amahanga muri Islamic ibintu turabizi, ni uko twisanze, ntabwo ari gusa bibaho, dore n'Abafaransa babikora, gusa bavuze Icyongereza gike kongera akavuga uruzungu agashyira n'Ubufaransa, ibintu byose. yego Rero yaje Nyagatera ngiye kuvuga icyo bisobanuye, ntabwo nibuka ko kubeshya ntabwo ari sawa, dore ariko tureba abantu badukurikiye tugeze kuri ya mvugo y'uyu mugabo cyangwa se umusore ntabwo arabyivugira neza, n'igiti yambaye, dore yego ushobora no usanga ari bamwe batinya, uriya urabona ko araza ndaza kwibwira kubwira icyo bisobanuye. Ni hari ukuntu mujya mubona nka makuranga mwicaye muri salo, yego mutuje mwese, bari kubona mwese mu mafunguro, afite amafunguro mwese murutuje, mufite ikiganiro tuvuge cy'umuryango, ukajya kubona umuntu aturutse ahantu mutazi araje, abajyamo hagati ahise bavuga uburyo iki kiganiro kiganiraho izo ngingo zumva, agahita barusha ijambo, agahita baka ijambo, ikiganiro cyose agahita kiyobora umunsi yaturutse aje abatunguye, waje Nyagatera. yego urakoze cyane. Iyo bavuze umuntu aje Nyagatera nk'uko bivuze, abaje atunguranye, abaje atateguze, cyangwa se nta muntu warugise wari umwiteze. Niba warigeze gukurikirana ibintu bya radiyo, hari akantu bavuga ngo hari umuntu wazaga kuri radiyo, ntabwo yibuka amazina neza, bakunda kuvuga ngo mutubarishije nabi. Tinari nateguye, yari publicité, tinari nateguye ifunguro ry'abantu 4, none nawe yongeyeho tubarishije nabi, kuko hari agaciro. Hari undi mugani bajya bakunda kuvuga ngo utazi ubwenge ashima ibwe, cyangwa se utumviye se na nyina yumvirije. Uwo mugani utumviye se na nyina yumvirije ushobora kunsobanura muri make, ni umugani w'umugenurano. Yego, umugani w'umugenurano, umugani mugufi. Mu magambo make hari icyo ushatse, hari icyo usobanuye, hari n'icyo wigisha. Uriya ubwiye umwana ngo utumviye se na nyina yumvirije. Ndabyibuka nyuma y'igeze arimo kuvoma, havuga ati ntabwo njyayo, ntiyamubise nta n'icyo yampaye, barambwiye ngo utumviye se na nyina yumvirije. Ese nabitekerejeho biza kuncanga, ariko se nkawe mubwiye ngo utumviye se na nyina yumvirije, bishatse kuvuga iki? Ni iki nabaga nshatse kukubwira icyo gihe? Iyo migani y'imigenurano ababyeyi barayikunda, yego kwica, yego ariko akenshi bikunda kuba twabarakaje. yego nk'urugero, ubundi umubyeyi uwo ari we wese, kereka umubyeyi gito, kandi nkeka ko ababyeyi gito, nkeka ko ari bo bake ugereranije n'ababyeyi niba bashaka kugira umubyeyi, gutanga umubyeyi bwiza kurusha babandi bashaka guhumura abana babo. Rero ikintu cyose umubyeyi yakwifuriza ni ikintu kiba gifite inyungu wowe ndetse nawe, kuko numva nyine ashaka kumwumvikana, gukura neza, ukaba umugabo, rimwe na rimwe akaba yareba ibi ngibi nibyo bizima. Rero niba utamwumviye, kandi niba umuntu wenyine ugufitiye, bajya bavuga ngo uyu umusore mukaba ukiri mu rwego rw'urukundo. Rero ibaze niba umuntu ari umuntu ugukunda ahantu hose, njya mbibona, njye ntabwo urarongora bisi, ariko urongora bwihishwa. bishaka kandi urabona ntabwo ndebye inteshe yawe n'insano yawe, ntabwo uri umwana, uri umwana. Hari umusore duheruka kugendana, baza kumuzazubwira ati ubwanwa wabonye umukobwa ujye wikirigita. Nawe nabirebye kuko ndabusoma imyaka ishyika muri 3. Ni gute wabutsunze ubwanwa? Bishatse kuvuga ko nawe hari umuntu ujya wikirigita ku buryo bukuri isaha ku isaha. ibyo bigendeyemo wakibaza impamvu abantu usanga umwe afite metero 2, undi ariko ugasanga afite
katwigarukire ku nyama yacu. Twari dukomeje mu buvanganzo nyemvugo nyabami, ubuvanganzo nyemvugo nyabami, iyo wakoze gutumvira se na nyina Vigeri, ni igihe umubyeyi bakubwiye ibintu ukamusuzugura cyangwa se yamara kumva ntihatitse kugira ute kubona. Iyo ni imigani ikoreshwa. Iyo umubyeyi akubwiye ikintu ukaba ngo ucyumva, ni nk'aho akubwiye ngo uransuzugura ariko ejo uzabona ko byari ingirakamaro kumfasha. Yunganiye Yego. ni ukuvuga ngo wanza kubyumva ari njye kukubwiza ukuri, ari njye muntu ugufitiye impuhwe. Yego. Izo nama uzazigirwa ari mbi, Uzigirwe nawe. zifite inyungu abandi bo batakwitaye. Bityo urimo kuza subize ko ari umuntu, nta nubwo ari umuntu ubivuze n'ibintu bigaragara. Umusozi utari uwaba waraguseze. Yego. Umusozi utari uwaba waraguseze. Ariko umusazi wawe utera agahinda n'ishema. Yego. Kubera ikintu wabikoze ugatangira ukiheba, ariko abandi bacahira bareba ko mwabaze gukundana kubitamesa. Niko bimeze. Rero umuntu w'ahandi azakureba niba uri igisazi, akugira inama yo gukomeza ugasara kuko biragusetsa. Yego. Ariko nyoko cyangwa se papa wawe barakubwira ati reka ibi ngibi utazabimuka. Yego. Twakomeza mu buvanganzo nyemvugo inyabami, dusobanura abadukurikiye, urubyiruko, abana ndetse n'abageze mu zabukuru, kugira ngo nabo duteshwa tukavuga ibitari byo babashe kutwosora, batugire inama y'ibyo twabigenze. Nk'uko nabikubwiye n'ubundi mu buvanganzo nyemvugo nyabami hazamo ibihangano bivuga amateka y'abantu n'ingoma zabo bagiye bakurikirana. Mu byerekeranye n'ubuvanganzo nyabami hari ijambo bise ubucurabwenge. Ubucurabwenge iryo jambo Robert Mugambi Jovisi. Iyo bavuze rero ubucurabwenge ni ijambo rimwe cyangwa se mu kinyarwanda kizwi, ni ibihangano cyangwa se ni ibisigo byavugaga ibisekuru by'iki by'abami. Iyo bivuze ibisekuru by'abami cyangwa se amateka y'abami, ubwo iyo myandiko cyangwa se ibyo bihangano byabaga birimo kuvuga uburyo umwami yayoboye, ese yabyaye abana bangahe, yashakanye n'umudamu w'upande, ese nyina ari muntu ki. Nicyo bise ubucurabwenge. Muri make byavuga ingoma ya cyane. Yego. Ndumva unyuze. Yego. Mu cyongereza kugira ngo abantu benshi bumve indimi z'amahanga, izi zacu nyine ntabwo ari uko zumva kurusha ikinyarwanda bikosore, ahubwo zo zifite ukuntu zoroshye kuzumva. Yego. Nko mu kinyarwanda ngo ubucurabwenge, ariko umwana uvuze ngo philosophy, philosophers. Abacurabwenge ni philosopher. Yes. None ubucurabwenge ni philosophy. Yego. So philosophy is all about the thoughts, thinking, aho ushobora kwagura ibitekerezo byawe ukabisakaza mu bantu bakabyumva, ibyo bintu bakabigenderaho bakabyambara mu buzima. Urakoze cyane. Ndashaka dukomeza kuganira mu byerekeye n'umuco. Mu buzima busanzwe wabwiye ko uri umuhinzi cyangwa se ibintu by'ubuhinzi urabyumva, nta kazi kawe ka buri munsi. Ndabizi intoki zawe ntabona ntaho barimo, ariko byakoraga abahinzi bose siko bageze ute ntibagera aho wiga ni mu mutwe, ariko wowe wiga si umutwe, ahubwo uhinga bya nyabyo, ni porojegisiyo za buri munsi. Mu kinyarwanda cyangwa se umuco wa kera twagiraga icyo bise inzira z'ubwiru. Inzira z'ubwiru cyangwa se tukagira icyo bise ubwiru. Ubwiru yari imihango yakorerwaga ibwami. Yego. Ni imihango yakorerwaga ibwami. Muri iyo mihango yakorerwaga ibwami rero twagiragamo inzira nyinshi. Iyo tuvuze inzira muri u Rwanda rw'ubu ngubu, ni ingingo cyangwa se ni uburyo bworohera bikurikirana cyangwa imihango izagiye bikorwa. Hari uburyo bavuga ngo Rutayisire azashyirwa kwa munani, kuko bakavuga ngo bazabanza gukora fiyansaje, propose umukobwa akagoresha undi w'amahanga, nibwo ari buzima bwanjye. Hagakurikiraho icyo bise gufata irembo cyangwa se gusaba irembo.
ndumvuga iki iyo bavuye gusaba irembo hazaho gusaba no gukwa hamwe no gutanga inkwano nyuma yaho hakaza no gushyingirwa imbere y'Imana. Yego turabyemera. Ibyo ngibyo iyo bivuyeho haza gusura umugeni cyangwa se gutwikurura nibyo abantu benshi basanzwe bazi. Ubwo ni urugero nari guhaye rw'uburyo ibikorwa bikorwa. Kera noneho bagira icyo bise inzira z'ubwiru. Abizi ko kera hari igihe cyageraga bakajya kubanuza umwana. Iyo nayo yari inzira. Mu nzira z'ubwiru twageragamo inzira nyinshi, hari inzira y'umuganura, inzira ya Kivu, inzira ya Muhekenyi, zari inzira nyinshi. Hari inzira ushobora kunsobanurira yerekeranye n'inzira ya Kivu. Iyo bavuze inzira ya Kivu abadukurikiye wababwira muri make inzira ya Kivu yari inzira imeze yari imihango imeze. Yego ndakagegera neza mubaze kandi nawe ndi no kureba ndi kunsubira neza. Yego nawe mundebere bitewe n'ukuntu ari kumbaza mundebere wabizi wewe namurebye imyaka ye byose Rubavu ariko umwana w'ibibiri burya ari kumbaza arimo nambaza umuntu ushaka kumusabira. oya ntabwo bisebya ndagira ngo yaba ngiye yaba wowe twibukiranye kandi twibutse na bagenzi bacu imihango ndetse n'umuco wa kera. Reka mufashe iyo bavuze ngo inzira ya Kivu, inzira ya Kivu yari imihango yakorwaga igihe habaga hateye imyuzure. Mu Rwanda rwa none aho urabizi dusimbukiye mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rubavu niho bizwi cyane. Hari igihe kijya kigera hagatera imyuzure, wa mugezi wa Sebeya wuzuye. Iyo uriya mugezi wuzuye hari ibikorwa bikorwa mu gihugu hose gukusanya imfashanyo kugira ngo habeho kugoboka no gufasha abasize ndetse n'abagize ibiza bitandukanye birimo kuri abana. Ibyo bikorwa bikorwa nibyo tugereranya n'inzira ya Kivu. Mu nzira ya Kivu yabaga hateye imyuzure nabwo hari imihango yagiraga gute yakorwaga kugira ngo babashe kuziba icyuho. Icyo nicyo bise inzira ya Kivu. bisobanuye ni nk'uko bagezweho n'ingaruka. Yego bagezweho n'ibiza. Yego iryo bitewe n'uko ubukene burabangaga yego cyane ukaba ku mafunguro ibiringiti byaturutse kuri yego ibiringiti. Ibyo byose izo nzira z'ubwiru nizo zifashishwaga. Reka dukomeze tuganira nanone ku byerekeye n'umuco. Umuco nyarwanda ubu ngubu usigaye baza umwana ngo amata ava he akubwira ngo ari muri firigo. Ese nawe murabyemeranya cyangwa hari undi muntu ufite hajya ubone mu rugo ni ku isi yarakubise ntabwo yego ahubwo yandabagiza kuko ari nabyo nishaka ikamerera neza yego kuriraho imyaka. Niyo mpamvu ku isi hose njye ntega yuko aho mberejwe ni aho abantu nyine bigize amashyamba niko nabyita bashyizeho imihango Nyarwanda ni mukwiye kurengura imipaka ariko mu by'ukuri ni ahantu hamwe dukwiye kuba ari none tuzanye mu Rwanda nyumve muri Congo ariko ntagiye gufasha sandu baba bashaka kubangamira umutekano w'Abanyarwanda kandi Abanyarwanda buriya turi redi ni ko ingabo z'u Rwanda zivuga. ariko kanizere yuko baramutse bahamagaye uri kuvuga utahita wibuka ntabwo nakiruka aho bagiye bavuga umuco nyarwanda cyangwa se ngo bajya bavuga cyangwa ngo ngaho kumenera imbuga amaraso nzamenera igihugu. Buri muntu wese yaganiriye kugira uwo muco kumenera imbaho kugira umenera imbuga amaraso nzamenera igihugu. ushobora kwanga kujya ku rugamba, ushobora kwanga kwitangira igihugu, gukora ibikorwa bifasha abaturage cyangwa se biteza igihugu imbere,
ukajya kwirirwa hehe, ukajya kwirirwa ukora ibikorwa by'ubutubuzi cyangwa se byica umutekano w'Abanyarwanda. rero ushobora gukora ikosa ukagenda mu buryo nawe uzi cyangwa se utazi, usanga uri gucuruza n'ibiyobyabwenge no gucuruza ibindi bintu bimwe bakazakora sera yo gucika. Yego. Ibibazo barakoresha ariko bivuganye n'umwana. Yego. Urashwa n'iki? Umunyarwanda mugenzi wa polisi cyangwa se abandi wenda bashinzwe ibyo bintu. Yego. Umva barakoresha urapfuye tu uragiye rimwe rero uranakenyuka. Twari dukomeje bajya bavuga ngo dufite ngo amata ava muri firigo, ngo amata ava mu igare, amata ava mu ijerekani, byose ukumva ni imvugo zitaboneye, ngo nabyo wavuga ko ari ubushyo. Ariko kera hari imvugo zakoreshwaga, twagiraga icyo bise keshamvugo cyangwa se imvugo zabugenewe ku isekuro, ku rusyo, ku mata, ku ngobyi, wanyuze no ku mwami, ku ngoma. Yego. No ku urakoze cyane. Reka mwibarize nk'utubazo nka dutanu nawe urambaza ufite kubaza bikomeye. Gusa nanjye ntabwo nibyoza mu Kinyarwanda, urambaza rworoshye. Ngiye kubaza tubiri byerekeranye n'amata, baze ikindi byerekeranye n'urusyo, baze cyerekeranye n'inka ndetse n'abami ndetse no ku muheto. Yego. Uriteguye? Yego nditeguye. Gusubiza ni ngombwa kuko ndimo nabaza kuri imirwano. Ntibavuga kumena amata ubishaka, bavuga ubishaka. Yego. Kabyara. Kabisa umuhanga. Yego. Iyo bavuze kuyabikira ubikoze warateguye. Kuko iyo bikoze atari ku bushake bavuga kuyagura. Yego. Baje kubisubirishamo hajemo ubishaka. Yego. Ese ushobora kumbwira amavuta y'inka mu Kinyarwanda cya nyacyo ni irihe zina bayita? Ntabwo bizi. Ashobora kuba ari amavuta yavuye mu mavuta yavuye mu mahene. Bose byo rero ntabyo nzi. Gusa amavuta y'inka bayitaga ikimuri. Nuko ikimuri cyabikwaga hari akantu bashyiragamo. Ushobora kukaza nk'uko ufata amavuta ukayashyira mu icupa runaka, ugafata inzoga ukayishyira mu gicuba. Ese amavuta yo babikaga amavuta, ikimuri cyabaga kiri he? Reka gufashe. Ikimuri cyabaga kiri mu cyo bise icwende. Akabaye icwende ni koga. Icwende rero niko gakoreshwa iki bashyiragamo ikimuri. akabaye icwende ni koga. Bishatse kuvuga ngo ni amagambo y'iki gihe uze kumusora niba imbona ushaka kumvira neza. Amagambo y'iki gihe ni ukuvuga ngo ahafashe irangi hakeneye ibindi rangi. Yego. Icyo bisakuvuga nubwo rugero biri muri uwo buryo, ariko reka dufate gutya. Nyuma hari ikindi cyaba kubaza, ntibavuga kurutsa ingoma. Kurutsa ntibavuga? Ndakuvanze. Ntibavuga kumanura ingoma. Yego. Ntibavuga kumanura ingoma, bavuga kwirutsa. Yego. Noneho ndagira ngo baza akandi kantu gato gusa ukamenya biragutwara iminsi. Keretse niba rwabyiruko kuvuga ukajya kubaza kuko cyangwa Jupiter chat. Urabona ko aba hambere ntabwo habaga imbunda, kabivuge gutyo, habaga icyo bise amacumu
ndetse n'imyambi. Nyamwambi wakoraga ari uko ufite umuheto. Ese kwa kundi ufata gutya umwambi ugiye kurekura ku Kinyarwanda cya nyacyo ntibabyita kurasa, babyita kugira ute? byita kumasha. Kumasha ari ukurasa ariko kuriya kugira gutya ni umufora. Kabyara. Maze kubona ko ubuhanga yego. Nyuma iyo ugiye mu ishyamba ku muhigo hari uburyo waforaga inyamaswa igahuzwa cyangwa se wayitera ntipfa ako kanya. Ese byasaga ko uhita ufata undi mwambi ukawukura mu gafuka kameze nk'agahabo cyangwa se akantu ukuntu kari mu bitugu. Hari akantu, hari izina ryari ryarakagenewe nk'abantu badukurikiye bajya no bambwira ko agafuka mu batwaragamo imyambi ni agasakoshi ngo ni agasaka. Ese wowe umuntu ndakwizera wa kera hano cyane byatarakoze ndabizi ntwara kara kantu ariko kugira ngo abantu bacyumva neza ubati iby'abasirikare bashyiramo wibuke ko ntabwo tubajije inkota urwubati ni babikaga inkota. Ikindi kari akantu k'agafuka kameze ukuntu gaciye hejuru bakambaraga ku rutugu ku buryo iyo waforaga inyamaswa ntipfe cyangwa se ugiye kwica ntapfe wahitaga ukuramo ibindi. Undi nashaka ko wica inyoni ebyiri n'ubuze kugira ngo hari abantu bakunda kubyitiranya abandi babyita kwikora mu gatara. Icyo bajya bavuga ngo yakoze mu gatana yivugana abatanazi bacita ku rutana cyangwa se agatana. Reka dusubikire aha ngaha tuze gusubira mu kanya tubanza tujye kureba buriya ngiyo amasaha arimo asatira amasahani abari kuko nta bigenzo nguko. Hari ahantu duheruka kujya mu gitaramo buriya ngo ni ibintu by'imisango. Yego urabyemeye? Ushobora kubwira ni iki vuze ko ni ibintu by'imisango vuze ngo urabyemeye. Ese ni iki kikugaragaje ko ibintu by'imisango ko bikunda? ikintu kibwiye yuko ukunda ibintu by'imisango. Yego. Icya mbere ndakuzi uranzi hari uburyo wagiyeretse kuko ntabwo wagiyereka nk'umutubuzi ngo ubone n'ubwiza buto kuko wigaragaje umuntu ahita gufata. Yego. Ariko iyo wigaragaje umuntu ushoboye kwigaragaza nk'umunyapolitike genda yobora izi politiki bakababona nk'ubushyanga. Yego. bakakubona nk'umwana ariko iyo ushoboye bakaguha inzira bakakubaha muri uwo mujyi. Rero ibyo ndabizi. Ikindi vuba aha ngaha ndabamenyesha ku bijyanye n'irongora bita MC Nove cyangwa se Master of Ceremony uyu ubona wita Rutayisire ni umwana wo kwa data uko gusangiye isano n'amaraso uko gusangiye ingeso burya nisanze n'umutarame cyane. Ni njye MC umutajogwa mu bitaramo hari ibintu abarwanyi nta nabwo bishatse kandi ndatarama cyane dore ko data ko nta gifura kihari nta n'igifura kiharanga kandi ndakwizeye cyane ntabwo ari igifura cyane. Iyo bavuze igifura ni umuntu utebya, ni wa muntu ushobora kubwira amagambo aserereza ntamurakaze. Ndakwizeye cyane tuboneho no gutumira bagenzi bacu. Uno munsi turi kuwa gatatu, ejo ni kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe mu gitaramo rwose ni njye uzabataramira uno munsi. muzabone kuwa gatandatu zaba duhamagare waba ukeneye MC umutahira
abakora dekorasiyo sale ndetse n'abasaza basabana bakanakwa, turabahanga cyane. Dufite n'abakora muri serivisi ba kamera turabafite. njyewe njyewe ku bwanjye yisanze ari ibyo ngibyo akora, ariko ngenda umwarimu mwiza. Yego, buriya njya kuri uri umwarimu mwiza ariko si wowe wanyigisha ubuvanganzo. umwarimu mwiza njya kuri mudasobwa na murandasi nakoraho utuntu twamaje. Yego, niyo mpamvu bararikiye yuko dufite class ya cloud computing, digital marketing, AWS cloud computing, software engineering, webcraft, designing. Ibyo byose turabifite. Rero make sure yuko ukora subscribe, ushare mu bantu bose, ndetse nandika muri comment ibyo tuzaba tuvugaho ubutaha, ndetse na joining WhatsApp community yacu, urakanda kuri iyo logo ya YouTube channel. yes, tubona WhatsApp, ukike kuri iyo link usange hari aho bazi. Rutezi kabisa kamwe data dukunda cyane, kandi ubuhanga dufite n'ubuhangange turi kumara ku Mana. Ndavuga imwe ibihangange yaturemanye ubuhanga butangaje. Kugira ngo usabe udushyire imbere y'Imana, n'abadukurikiye tubaragize Imana kugira ngo dusubire kwicunga amahoro. Mana wakoze kubonye natwe, Yego, utubonera ibicumuro byacu. amen. ukomeze n'abandi natwe mu gihe twakomeje, kuko twakomeje n'ibihagaze. Yego, Mana wakoze kuturinda, wabanye natwe, ubana natwe kugeza ejo, ndetse n'ibikorwa n'ibintu byose tubane natwe. Murakoze cyane, amen. Wakoze cyane, kadusubikira ahangaha naho ubutaha.